Yesu ashimwe, ndabasuje mwese mu izina rya Yesu kandi mbifurije igitondo cyiza kuri mwese. Nongeye gushima Imana kubw'aka kanya Imana iduhaye, shima Imana yuko ndi muzima meze neza kandi nshimye n'Imana no kubwanyu ko muri bazima kandi mukaba munabasha no kugira akanya ko gukurikira uyu mwanya wacu mwiza. Nk'uko bisanzwe rero tugeze muri wa mwanya wacu aho turamya Imana tukayihimbaza ndetse tukumva n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasabe aho muri twitegure ka kanya kacu keza kari bubanze ko kuramya no guhimbaza Imana, hanyuma turaza kumva n'ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tujya muri ibyo ngibyo turongera tubanze dutangize isengesho nk'uko bisanzwe tubimenyereye twese. Ndagira ngo mbasabe abana twifate neza kwa kundi, hanyuma dushime Imana kubw'uyu munsi tunayisaba kubana natwe muri kano kanya kacu. Katwifate neza maze mbasengere. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, tugushimiye kino gitondo cyiza uduhaye, tugushimiye ko wongeye kuduha amahirwe yo kuba muri kano kanya keza ko kuramya no kuguhimbaza ndetse twumva n'ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ubane natwe twese aho turi hatandukanye, ubane mwami wanjye n'abana aho bari hatandukanye, ubane nanjye uruze kuba mbigisha ijambo ry'Imana. Reka uyu mwanya wose mwami umwanya mwiza wo kuguhesha icyubahiro. Komeza utugirire neza, uduhe kwinjoyinga mwami kano kanya, Mwuka wawe wera aze ataking over. Turagushimye byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible and pray every day if you want to grow. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible and pray every day if you want to grow. Tugeze rero mu kanya kacu keza ko kumva ijambo ry'Imana nk'uko mubimenyereye. Ndabasaba kugira ngo tuze kuba twitonze dukurikirane kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko rero mu byumweru bibiri bitambutse twari turimo twiga ku ijambo ryo gusenga, kwiga ku gusenga. Ese gusenga ni iki? Ese dusenga gute? Twabonye muri ibyo byumweru bibiri twabonye ko gusenga ari uburyo bwa communication hagati yacu n'Imana. Twabonye yuko iyo dusenga tuba turimo kuvugana n'Imana, tuba turimo kubwira Imana. None ndagira ngo ese iyo uvugana na mugenzi wawe upfa kumubwira udafite ikintu wumva ushaka kumumenyesha? Ese upfa kuvuga gusa? Ntabwo upfa kuvuga gusa. Ushobora kumubwira uti runaka, uti ntiza biki. Impamvu ubuvuze ni uko uba ushaka kumutira biki. Ushobora kumubwira uti igirayo, urimo kunkingiriza. Impamvu ubivuze ni uko ushaka kumubwira yuko arimo gukingiriza nabe yegeyeyo. Uyu munsi rero tugiye kureba ese ni iyihe mpamvu dusenga. Dusenga byagenze gute? Tuba dushaka kubwira iki Imana? Hari ibintu bitandukanye tuba dushaka kubwira Imana, nibyo tugiye kureba kano kanya. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye tubwira Imana. Tugiye kurebera hamwe ibintu bine bidufasha kuba twabasha kumenya uburyo bwiza bwo kubwira Imana. Icyambere, tuvugana n'Imana mu gihe dushaka kuyibwira uburyo Imana ari nziza, uburyo ikomeye, uburyo ihambaye, uburyo ariyo kwizerwa, uburyo ishoboye byose.
mu ijambo rimwe by'icyongereza babyita ngo ni to adore, ni ukwiha icyubahiro tukavuga ngo Mana uri mwiza, wuzuye ubwiza, utugirira neza, turakwizera, urakomeye, urahambaye, uri byose muri byose nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Tugiye kurebera hamwe uko muri Bibiliya habivuga mu Ngoma za mbere ibice 29 ku murongo wa 11 haravuga ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe. Gukomera, imbaraga, kunesha n'igitinyiro byose n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Byose ni ibyawe, ari ibiri mu ijuru ari ibiri mu isi byose ni ibyawe kuko ni wabiremye. Gukomera n'imbaraga byose ni ibyawe, we nyiricyubahiro cyose. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo usumbe byose. Imana tuyishyize hejuru kuko ari ibikwiye, kuko ari isumba byose. Iyo dutangiye kubwira Imana gukomera kwayo n'uwiriye kuri twebwe, uburyo iyo yaturemye, uburyo ari itugirira neza, ari itubeshejeho, tuba turimo tuyiha icyubahiro. Iyo dusenga rero ntitukibagirwe guha Imana icyubahiro, tuba dukwiye kwibwira uwo ari we, tukayiramya, tukayishyira hejuru. Icyo ni ikintu cya mbere dukora iyo turimo turasenga. Icya kabiri dukora iyo turimo turasenga, twemera ko turi abanyabyaha, tukicuza ibyaha. Tubwira Imana ngo Mana twakoze ibintu bibi uyu munsi, ibi n'ibi ngibi, ibyo wibuka n'ibyo utibuka, tugasaba noneho Imana imbabazi. Iyo dusabye Imana imbabazi tuba tugira ngo itubabarireho ibyaha byacu, tuba tuyisaba ngo Mana umbabarire ibicumuro byanjye, uyu munsi ni iby'isukari, uyu munsi natukanye, uyu munsi nabeshye, ndagusabye Mana umbabarire. Impamvu tuba dusaba imbabazi ni uko tuzi ko ibyo bintu tuba twakoze aba ari ibintu bibi, ni icyaha. Tuba dusaba imbabazi Imana kugira ngo Imana itubabarire. Mu gusenga kwacu rero tugomba gusaba Imana imbabazi z'ibyaha tuba twakoze. Reka dusome muri Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 9. Haravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, kwatura bisobanuye kubivuga, kukonfesinga. Ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Iyo twatuye ibyaha byacu tugasaba imbabazi, ngo Imana y'ibihari kugira ngo itubabarire, niyo itubabarira. Iyo tumaze kubyaha twavuga ngo Mana nakoze iki, uyu munsi nabeshye, uyu munsi ni iby'isukari, uyu munsi natukanye, narwanye, ibintu byose bibi wakoze muri uwo munsi, ukavuga ngo Mana ubimbabarire sinzabyongera. Imana iratubabarira. Icya gatatu ni ugushima Imana. Gushima Imana ibyo Imana iba yadukoreye, uburyo Imana iba yaturinze, aho twagiye tugira ikibazo ikarinda ababyeyi bacu, uburyo Imana iba yaduprovidingiye mu buryo butandukanye. Ibyo nabyo iyo turimo gusenga turavuga ngo Mana tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko turi bazima, tugushimiye ko waduhaye ibyo kurya by'uyu munsi, tugushimiye yuko turi amahoro, tugushimiye yuko wari urwaye yakize. Ibyo ngibyo tukagira gute? Tukabishyira mu isengesho ryacu, tugashima Imana. Ibyo nabyo muri Bibiliya biranditse, ni ibintu tuba tugomba gukora. Mu Befeso ibice 5 n'umurongo wa 20 katwumve uko havuga. Haravuga ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, nta na kimwe tugomba gusiga inyuma. Icyo uzajya wibuka cyose uri gusenga uvuga ati Mana ndagushima yuko ndi muzima, uko abandi bapfuye, ndagushima Mana ko ndi muzima, ndagushima yuko nabyutse nkabasha kugenda, ndagushima ko waduhaye umucyo bwakeye, ndagushima yuko mbashije kujya ku ishuri. Ibyo byose watekereje tuba tugomba kubishimira Imana. Haravuga ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubyishimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo,
tubyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tuvuga ngo Mana, ibi byose byatunejeje ko turi bazima, byatunejeje ko twabonye icyo kurya, turabigushimiye kuko niwe wabitubashishije. Ubwo tuvuze ibintu bitatu: hari uguha Imana icyubahiro, hari ugusaba Imana imbabazi z'ibyaha byacu, hari ukuyishimira. Noneho ikintu cya kane tugiye kureba aricyo cya nyuma mu bintu bine twarebaga, ni ibindi bintu bindi muri rusange. Ibyo tuyisaba noneho, twabanje tuyiha icyubahiro, tuyisaba imbabazi, turayishimira, noneho tuzanye n'ibyifuzo byacu imbere yacu. Aho ngaho mu byifuzo niho dusenga tukavuga ngo Mana, ndashaka yuko umpa iki kintu runaka, ndashaka ko runaka urwaye umukiza, abarwayi bakize Mana. Ibyifuzo dufite bitandukanye nabyo tukabizana imbere y'Imana, tukavuga ngo Mana, turagusaba ibi bintu, iki ngiki, ukabivuga byose uko biri mu mazina yabyo, tubisaba Imana. Ibyo nabyo mu byanditswe birahari, biranditse. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo ibice 7 n'umurongo wa 7. Haravuga ngo musabe muzahabwa. Aho ngaho Imana yatwemeye yuko nidusaba izaza ibyo dusabye. Mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Bivuze ngo ibyifuzo byacu ibyo dushaka bimenywe n'Imana. Tuvuge Imana mu isengesho, tuyibwire ngo Mana, ndashaka iki ngiki, ndashaka iki ngiki, ndagusabye iki ngiki ngo ukimfashe. Nkuko tujye tubwira ababyeyi bacu, ukababwira ngo Daddy, ngo nuzanga uzanire biswi, nutaha uvuye ukazanire biswi. Tujye twiga no gusaba Imana ibintu byose dushaka. Nimba hari umuntu urwaye cyangwa nawe ubwawe urwaye, usenge Imana, uvuga uti Imana, ndagusabye kugira ngo unkize. Izo nizo mpamvu enye tubonye z'ingenzi zigomba kuba mu isengesho. Nizo mpamvu enye z'ingenzi tubonye mu gihe dukora communication n'Imana tugomba kwibandaho. Tubonye yuko tugomba guha Imana yacu icyubahiro, tukayibwira gukomera kwayo n'imirimo yayo itangaje idukorera buri munsi. Icya kabiri tubonye ko tugombye kwihana ibyaha byacu, tugasaba Imana imbabazi kubw'ibyaha tuba twakoze. Tubonye icya gatatu yuko ari ugushima Imana, tukayishimira ibintu iba yadukoreye muri uwo munsi wose, imirimo yayo itangaje, ibyo yadukoreye n'uburyo yaturinze. Icya kane aricyo dusorezaho, tubonye yuko ari igihe duha Imana ibyifuzo byacu, tuyisaba ibyo dushaka, tukayisaba ngo Mana, ndagusabye iki ngiki n'iki n'iki. Dusoza rero, ndagira ngo mbasabe turusheho kumenya gusenga, turusheho gusenga umunsi ku wundi. Gusenga bye kuba gusa igihe tugiye kurya ngo tube dufite isengesho dusenga tugiye kurya cyangwa tugiye kuryama, cyangwa se wakoze nk'ikintu kibi ukavuga ngo Mana, wenda ndagusabye kugira ngo umfashe bataza kunkubita. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ahubwo dukwiye gusenga ibihe byose, dukwiye gusenga bikaba nk'ubuzima bwacu. Mu gihe cyose tugasenga, twaba tubyutse, waba uri ku ishuri wabyuka ugasenga, waba ugiye kurya ugasenga, waba ugiye kuryama ugasenga, waba ufite ikindi cyifuzo ugasenga. Ndabasabye kugira ngo turusheho gusenga. Kandi ndabizi hari abana bajya babwira ngo nibasenge bakagira isoni. Gusenga ntabwo bikojeje isoni ibihe byose. Bakubwira gusenga uri mu rugo, ntukagire isoni, uzajye uhaguruka usenge. Waba uri ku ishuri uhaguruke usenge. Ahantu hose ntukagire isoni zo gusenga, sibyo? Nitukagira isoni zo gusenga, tujye duhamya Imana twamenye twizeye. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nsoze mbaha homework yo kugira ngo muze gusubiramo, buri mwana wese aze gusubiramo isengesho iyo Yesu yatwigishije. Abarizi barivuge mu bibwira abantu muri kumwe niba murizi. Ubwo kandi hari n'abatarizi. Mbahaye homework, abaza kuyikora muze kunextingira kuri nimero yanjye. Ndasaba baze kuyishyiraho. Abana bari buze kubasha gukora iyo homework, muze kunextingira mumbwiye ko mwayikoze. Iryo sengesho se ndi bibabwire, ndasabye no mu rugo ntihagire umuntu bibabwira, ahubwo bibabaze bumve ko iryo sengesho murizi. Bamwe bashobora kuba barizi ariko batazi aho ryavuye, batazi yuko
ari Yesu watwigishije gusenga iryo sengesho. Iyo niyo homework mbahaye, hanyuma muze kuyikora. Imana ibahe umugisha. Ndashoje, ariko mbere yuko dusoza ndagira ngo buri mwana wese atekereze ikintu yumva ashaka kubwira Imana. Ese hari ikintu wumva ushaka gusaba Imana? Ese urashaka gusaba imbabazi Imana? Ese urashaka gushima Imana ku byo yadukoreye? Ese urashaka guha Imana icyubahiro ukayibwira gukomera kwayo? Mbahaye umunota umwe kugira ngo mubitekereze, hanyuma dusoze n'isengesho. Kanizere ko mwese murimo muratekereza. Utekereze ikintu washima Imana yagukoreye, utekereze ikintu wasaba Imana ushaka, utekereze ikintu yakoze kitari cyiza ugomba gusabira Imana imbabazi, unatekereze gukomera kw'Imana, umenye ko Imana ikomeye ikwiye guhabwa icyubahiro. Hanyuma tugiye gusenga. Kamwifate neza, dusengera muri ibyo bintu bine byose mbabwiye. Mana yacu, turagushimye, dushyize izina ryawe hejuru kuko ari we Mana ikwiriye, niwe ukwiriye gushyirwa hejuru, niwe nyiricyubahiro no gukomera. Imitima yacu icishijwe bugufi kugira ngo abe ari wowe uhabwa icyubahiro Mwami. Tugushimiye Mwami ineza yawe udahwema kutugirira, tugushimiye uburyo dukunda, tugushimiye uburyo uturinda umunsi ku wundi. Icyubahiro kibi cyawe Mwami Yesu. Muri kano kanya Mwami, ndasabye kugira ngo utubabarire ibyaha byacu Mwami, aho twaba twaragucumuyeho hose, yaba ari ibyo twibuka, yaba ari ibyo tutibuka. Ndasabye kugira ngo imbabazi zawe zitubeho, utweze Mwami, tube nka shereki nk'uko ijambo ryawe bivuga, he kugira ikizinga cyangwa umunkanya yawe dusigaraho. Mwami, mboneyeho no kukwereka ibyifuzo bitandukanye abana bafite. Ndasabye kugira ngo Mana nziza uhaze kwifuza kw'imitima yacu. Mwami, turakwereka databuja icyifuzo twese duhurijeho cyo kugira ngo Mwami ukomeze kuturinda muri ibi bihe bitoroshye, uturinde Mwami Mana iki cyorezo cya COVID mu izina rya Yesu. Reka Mwami amaraso yawe akomeze kutubaho nk'ikimenyetso. Urakoze Mana yacu, urakoze kubw'uyu mwanya, icyubahiro kibi cyawe byose mbisabye, byose nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi dukomeze gusenga. Imana ikomeze kuba namwe mwese kandi ndabakunda. Bye. Mugire icyumweru cyiza kandi muzakomeze kwirinda ku ishuri. Ndabizi ko mwese mwasubiye ku ishuri, muzakomeze kwirinda, mukaraba neza intoki, mwambara udupfukamunwa, mushyiramo na metero. Imana ibahe umugisha.